Haleluya. Sabato nziza kandi umunsi w'umunezero dufite ishimwe mu mitima yacu kuri uyu munsi wera wa sabato, umunsi turi kwizihizaho umunezero Imana iduteye muri ibi byumweru bibiri, izina ryawe rihimbazwe. Turashimira Imana yabanye natwe mu gitondo n'imigoroba, kandi bikagaragara ko umwuka wera yagiye afatisha ibyemezo abana b'Imana bakurikirana ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nubwo mu buryo bwa gahunda y'ibigoroba turi gusoza uyu munsi, nongere kwibutsa itsinda ry'abantu bazindukaga kare saa 11 tukaba turi kumwe hano mu rusengero. Ushobora kuba waraje ibyumweru bibiri, nzi abantu batigeze basiba n'umunsi umwe, ushobora kuba warabonetse umunsi umwe cyangwa ibiri, ariko mu buryo bw'umwihariko bwo kugira ngo dusezeraneho n'ubundi ku munsi w'ejo mu gitondo saa 11 tuzahurire hano. Imana yatunejeje muri biriya bitondo, yongere ituganirize binyuze mu ijambo ryayo. Nabatumiye, Imana izadushoboze kuboneka. Ndagira ngo mbere y'uko mbabwira umutwe w'icyigisho tugiye kuganiraho muri gahunda yo kuramya, tubanze kureba gato ukuntu Imana yakoze plani, yateguye ukuntu umurimo wayo ugomba gukorwa, nk'uko tugiye kubibwirwa n'umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 16 umurongo wa 16. Mu gihe turi muri uyu munezero wo kwishimira ibyo Imana yakoreye muri iri torero, reka turebe ukuntu Imana yagennye umurimo wayo ugomba gukorwa, nk'uko tugiye kubirebera muri Yeremiya igice cya 16 umurongo wa 16. Yeremiya igice cya 16 umurongo wa 16, isomo riravuga ngo nzohereza abarobyi nabo bazabaroba, hanyuma nzohereza abahigi babahige ku gasozi no ku misozi yose. Ndashimira Imana yuko itigeze igena ko umurimo wayo uzakorwa n'umuntu umwe. Yateguye ko izohereza abarobyi bakaroba, kandi bamara kuroba ikohereza abahigi. Turashimira ko urushundura rw'umurobyi mu byumweru bibiri rwakoze umurimo Imana yaruhamagariye gukora. Izina ry'Imana yacu ririhimbazwe. Kandi aya makuru abantu bakwiye kuyamenya ko iyo umurimo w'umurobyi urangiye, Imana ihamagara umuhigi wahigire ku gasozi. Mu gihe umurobyi arobera mu mazi aho atareba, umuhigi aroba ku gasozi maze itazira akayikuraho umwambi, umuhigo waboneka, Imana ikanezerwa, izina ryayo ririhimbazwe. Mbese aba bantu bakorana bati? Umurobyi aba atareba yohereza urushundura atazi ikiri bujyemo, havuga azamura yageze imusozi agasangamo amafi, agasangamo inzoka, agasangamo ibizira n'ibitazira, ariko byose byari byagiye mu rushundura bigiye hejuru. Niyo mpamvu Imana idahita icyura ibonetse ngo ishyire mu rugo, ahubwo iyo umurimo w'umurobyi urangiye haza umurimo w'iki? Umuhigi. Ngo noneho umuhigi azi, impigi zisakuze, amayoga ajegere, maze inyamaswa zivumbuke mu ishyamba, maze zavumbuka mu ishyamba ziruka. Umuhigi ntafora umuheto we kuzizira, ahubwo agafora kuzitazira. Ngo niwe murimo w'umuhigi, Imana inezerwa umurimo wayo urangiye, izina ryayo ririhimbazwe. Rero bivugiye yuko mu gihe urushundura rwari mu mazi muri ibi byumweru bibiri, mu gitondo na nimugoroba, birashoboka ko mu byazamutsemo haba harimo amafi, haba harimo inzoka, haba harimo ibizira n'ibitazira. Ntabwo umurimo urangiye, ahubwo urakomeje. Umurimo w'umuhigi ukomerezeho. Dushimira Imana ubwo yabanye n'abarobyi, izabana n'abahigi. Mu murimo wayo urangiye kuko yabitegetse, izina ryayo rishyirwe hejuru. Icyigisho cyo muri aya manywa gifite umutwe uvuga ngo isarura. Reka dusenge Imana nawe. Umuremyi wacu, Imana ikomeye, ugukomera n'icyubahiro n'ikuzo niyo byicaye kuri hano iteka ryose, izina ryawe ririhimbazwe. Ku bari mu rusengero n'abari hanze,
duhakane tubitekereze. Kuri Imana ikwiriye kubahwa, kuri Imana ikwiriye gusingizwa, maze isi yose turize imbere yawe kubw'icyubahiro cyawe cyinshi. Ugiye kutubwira ibirebana n'isarura, kandi uyu murimo urarimbanije, ugiye kuba ibisarurwa byiza mu izina rya Yesu. Ugiye kubumbura Bibiliya, dusome isomo dusomeye muri Mariko mu gice cyawo cya 4 murongo wa 26 kugera kwa 29. Yesu wagiye abwiriza aca imigani, igihe kiragera mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, Bibiliya irongera iratubwira ngo indi migani. Mariko igice cya 4 murongo wa 26 arongera arababwira ati ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu ubibye imbuto mu butaka, akagenda agasinzira akabyuka nijoro na ku manywa, n'imbuto zikamera zigakura atazi ko zikuze, ubutaka bwimeza ubwabo. Ubwa mbere habanza kuba utwatsi, maze hanyuma zikaba imigengararo, agakurikiraho amahuro afite imbuto, ariko imyaka iyo yeze uwo mwanya nyirayo ayitemesha umuhoro, kuko igihe cyo gusarura kiba gisohoye. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Niba twarigiye muri aya materaniro, biba dukwiye kwiga n'isarura, tukamenya ibyo bintu bigomba kubera, kandi Imana ije kutumenyesha amakuru ku bigendanye n'isarura. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Iyo usomye amagambo ari mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cyawo cya 61 umurongo wa 11 atubwira ibisa n'ibyo tumaze kubwirwa mu butumwa bwiza bwa Mariko. Kuko muri Yesaya 61 umurongo wa 11 Uwiteka yaratubwiye ngo nk'uko umuntu abiba imbuto maze ubutaka bukameza imimero, niko Uwiteka azameza gukiranuka n'ishimwe mu mahanga yose. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Ibirebana n'uko abantu biteguza ubwami bw'Imana, nk'uyu mwanya tugiye kubirebera muri iyi nzu isohora imbuto akabiba, maze nk'uko ubutaka bumeze imimero imyaka igakura, Uwiteka atubwira ko nawe azameza gukiranuka n'ishimwe, kandi azabikorera amahanga yose. Turamushimira ko abidukosemo natwe. Izina rye nirihimbazwe. Reka rero tuganire kuri uyu mugani Yesu yaciye. Yatubwiye yuko umuhinzi asohora imbuto akabiba, maze ubutaka bukimeza ubwabwo. Ibi bintu tugiye kubiganira mu buryo bugera kuri burindwi. Ikibanza mu guhinga ni ukubiba, ni ukugira gute? Ni ukubiba. Maze umuhinzi atazi uko bizagenda, hanyuma mu kwizera agasohora imbuto akazimisha mu murima akohereza, maze icya mbere kibanza akaba aragikoze cyitwa kubiba. Kandi ndashimira Imana ko nk'uko Uwiteka atubwiye yuko azameza gukiranuka. Uwiteka niwe waduhaye ibi
yagize ati Pawulo ati jye nabibye gutyo, Apolo araza arazivomera, ariko ari jyewe Pawulo wabibye, ari Apolo wavomereye, nta ruhare twabigizemo ngo zimerere. Uwiteka niwe wazimejeje, izina ry'Imana nirihimbazwe. Turashimira Imana ko igihe imbuto zasohokaga ijambo ry'Imana rikabibwa, bigaragaye ko Uwiteka hari imbuto amejeje, arazizamuye zivuye mu butaka, kandi kumera kw'imbuto no kubyara ubwa kabiri. Turashimira Imana ko imbuto zameze, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Ariko buriya n'iziba zameze zose, hari iziba zahezeyo atari ikibazo cy'ubiba, atari ikibazo cy'ureza, ariko Imana ishimwe ko hari zameze mu butaka, kandi Uwiteka niwe wazimejeje, niwe watanze kubyara ubwa kabiri n'igihamya cy'uko imbuto zameze, izina rye nirihabwa icyubahiro. Gatatu, ziba urugarama. Ziba iki? Urugarama. Iki? Cyagiye ugera mu murima w'ibishyimbo ukabona cyarazamutse gifite amababa abiri. Imbuto ari urugarama zarageze mu butaka, kabiri zarameze, nubwo izindi zahezeho, ariko hakaba iziza zikagera ubwo ziba iki? Urugarama. Kugira ngo imbuto zibe urugarama, ababyaha ubwa kabiri aya makuru bayamenye. Imbuto kuba urugarama ni umurimo wo kweza Imana ikorera mu mutima. Mu wabyaha ubwa kabiri agiye guhinduka kw'imibereho. Turashimira Imana ko ejo n'ejo bundi imbuto zameze zizaba zabaye urugarama, izina ry'Uwiteka Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Ariko rero hari imbuto zimera mu gihe cyo kuba urugarama, wagera mu murima umuhinzi akababara agasanga zumye. Zagize gute? Zumiye ku mayoki. Ntabwo ari ubwa mbere byaba bibaye. Mu Bacamanza igice cya 6 umurongo wa 3. Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 3. Abisirayeli bajyaga babiha, maze imyaka yabo yamara kumera, Abamidiyani n'Abamaleki bakabatera. Iyo Abamidiyani n'Abamaleki babateraga, babagiraga mu murima, bakabagira mu mbuto zabo, zari zazamutse mu butaka, zari zabaye urugarama, maze Abamaleki n'Abamidiyani bakabisira ibanga, bakazikandagira, aho zamutse bakahakandagira, imbuto zari zameze zabaye urugarama. Abamaleki n'Abamidiyani bakazisiba. Turasaba Data wa twese ngo ubwo yamejeje imbuto aturindiriye imyaka, ubwo Abamaleki n'Abamidiyani bagiye guhaguruka ngo bazisiba, Uwiteka azazibegere. Haleluya. Iyo zibaye urugarama, habaye guhinduka kw'imibereho, aho naho zirahaye, zikajya zigira hejuru, zikazana ibibabi bitatu, zikazana bine, zikagera ahantu niba ari amasaka agahinduka imigengararo. Haleluya. Amasaka agahinduka imigengararo. Ndashima Imana ko ababyaha ubwa kabiri dukwiye kugira guhinduka kw'imibereho, tukigira hejuru, tukaharenga, tukajya ku rugero rusumbuyeho, tukagera ahantu imyaka ibaye imigengararo, izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe. Mbese ibigengararo mu by'agakiza bihagaze bite? Umuntu w'Imana agera ahantu atakirwana n'ibigaragara inyuma, atabesha, atakwiba, atakorakora, atasambana, yaranesheje intambara zose zigaragara ku mubiri inyuma. Imyaka ibaye imigengararo mu ijuru baranezerwa, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Naho zikwiye kuhareba, zigakomeza zigakura, zikagera igihe cyo kurabya, Uwiteka ahabwa icyubahiro. Umuhinzi yagera mu murima, ya myaka ye yameze, ikarokoka ibyahitanye urugarama, ikarokoka ibyahitanye imigengararo, ikageraho igera igihe cyo kurabya, akanezezwa no kubona uruyange rw'imyaka ye ruhishura ko mu gihe gitoya izera. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwa icyubahiro. Imyaka y'Imana ikwiye kugera
Dayimoni ni umuntu w'iki? Umuntu akagera ahantu ijuru rihane rita umuntu wanjye yarakotse mu rugarama, yarakotse mu migendero, mu gihe cyo kurabya yarije neza, imbuto zireze, umukiranutsi, umuntu Imana ireka ugatumva muntu wanjye wari hano maze kwira ugerekaho n'imirimo ugeze ku rugero Imana yishimira. Uwiteka ahawe icyubahiro. Rero ibyo bitandatu iyo birangiye igikurikiraho ni isarura. Ni iki? N'ibindi bavuga isarura ry'isi rigize rite? Isarura ry'isi rigize rite? Isarura ry'isi rigejeje. Ntabwo rero twabwira isarura ngo tubure kureba umugani wo muri Matayo mu gice cya 13 umurongo 24. Matayo igice cya 13 umurongo 24. Umuhinzi yaribiriye abagaragu bamuzanira inkuru baramubwira bati ko bari babibye imbuto tukaba dusanze nk'urukungu, ruriya rukungu rwavuye he? Yarababwiye umwanzi ni we wagize, umwanzi ni we wagize atyo. Baramubwira bati reka tuhite tugenda urukungu tururandure maze dusikemo amasaka. Arabatangira ati oya nimureke bigire bite? Bigeze ryari? Mwisarura nzohereza abagaragu babwire nti nimugende musarura amasaka muyabike maze urukungu ruhambire mugire rute? Kubera iki yemeye yuko bikorana? Nuko iyo biri kumera, iyo bikiza, iyo biri mu rugarama, iyo biri mu migendero, ntabwo ushobora kubitandukanya. Ushobora kwitiranya urukungu n'amasaka. Niyo mpamvu yabyibore mu rushundura byose bikajyamo, mu ishyamba byose bikavumbukamo, ariko ari kugenda atoranya imbuto nziza kandi yiteguye kuzisarura ngo azihunike mu kigega. Izina rye rihabwa icyubahiro. Yari yavuze ngo mureke bigire bite? Mureke bikorane. Iyo abantu basoma isomo bakumva yaravuze ngo mureke bikorane, bigeze isarura. Buri gihe abantu baba bumva ari kera, buri gihe abantu baba bumva atari ibintu by'aka kanya, ariko niba abambere barumvaga ari kera, natwe tukumva ari kera, muba mwumva iyo kera izagarukira ryari? Abantu baba bumva isarura ry'igihe Yesu azaba agarutse, bakuriye inzira ku murima. Si icyo gihe, ntabwo isarura rizaba Yesu agarutse, ntabwo azasanga mwese mukigeje, ntabwo icyo ari cyo gihe cyo gusarura. Inkuru bafitiye kandi yihutirwa yavuzwe n'umuhanuzi Amosi mu gice cya 9 umurongo wa 13. Tubwiriza muri Amosi igice cya 9 umurongo wa 13. Isomo riravuga ngo iminsi izaza aho ubiba azakurikirana n'usarura. Ubiba azakurikirana n'ugira ute? N'usarura. Ushobora kuvuga muti izi mbuto zameze bizatwara imyaka, bizafata igihe kirekire, maze igihe cy'isarura kigere, umuhanuzi uri gusohora, aho ubiba agiye gukurikirana n'ugira ute? N'usarura. Ahita azitaho, ahita azishobora, ahita akora mu rukungu, bahita ahambira ibiro babitwike, ariko bashima Imana n'amasaka barimo. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ntimukabishyire mu bintu bizaba kera, isarura ryaratangiye. Ndetse mu bubiko bw'amasaka harimo imifuka myinshi ishonye. Uwiteka Imana ihabwa icyubahiro. Ariko nubwo mu bubiko bw'amasaka harimo imifuka ifunze neza, naho ibiba y'urukungu bayibika, ibiba ni ibiraterekera. Iyo umuntu apfuye, isarura rikora akazi. Iyo izina rigezweho mu ijuru, isarura rikora akazi. Nubwo turindiriye ko Imana niba hari ibisarurwa bizaba bikiri mu murima, ariko n'abahinzi b'amasaka ntabwo basarurira rimwe, isarura ririho. Isarura ryaratangiye, isarura riri kuba, kandi ndashimira Imana, amasaka arahari
b'imyaka yeze, mbe mu masaka yawe ubikwa mu kigega, maze kandi mujye mwirira ikintu cyitwa gucererwa. Ushaka kubabwira ikintu cyitwa akaga ko gucererwa, kugira ngo gucererwa. Muri Matayo 24 umurongo waho, Matayo ubutumwa bwiza bwanditse na Matayo. Matayo igice cya 26 umurongo wa 40. Muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 40, Yesu asengeye abanza kugera ahantu nawe akeneye abasenga kubwe. Yari yatoranije abana batatu, Petero na Yohana na Yakobo. Yabasabye ati mubane maso nanjye mugire gute? Musenge. Ariko igihe yari agarutse biramutangaza biramubabaza, asanga basinziriye. Bagize gute? Yarababwiye ati wirabananiye kubana nanjye isaha imwe, amasaha angahe? Birabananira kuba maso isaha imwe. Narindi kubabwira akaga ko gucererwa, kugira ibirebana n'isaro, aho abantu baba bumva ibintu ari ibya kera batazi yuko byatangiye. Yesu aramubwira ati ubwo birabananiye kubana maso nanjye isaha imwe, kugira ngo mwumve akaga ko gucererwa. Imbaraga bagombaga kubona basenze mu gihe kingana iki cy'isaha imwe. Byabasabye gusenga iminsi 10 kugira ngo bakuremo cya gihombo. Iminsi 10 bifite amasaha angana. Ariko ikoranabuhanga ryarabaremeje ubwirwa sirabananiye. Iminsi 10 bifite amasaha angahe? Umunsi ugira amasaha 20 n'angahe? Ubwo bivuze ngo iminsi 10 ni amasaha 200. Ibaze kugira ngo ikintu umuntu yagombaga kubona akoresheje isaha, kugira ngo akure n'icyo gihombo bimusabe gusenga amasaha 200 ingahe? Ubwo hiyongeye amasaha angahe ko yagombaga gukoresha? Ntacyo ntabworaga kuzibwenge murabikoresheje. Amasaha 239 y'igihombo hiyongeraho kubera uburangare. Imana iturinde kurangarira muri iri teraniro. Ubwo umusaruzi ari mu kazi, twemere inama z'ubutumwa bwiza, turi bisarura bibikwa mu bigega by'Imana. Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro. Turi kwiga isarura. Isarura ryaratangiye, isarura riri kuba, isarura rirakomeje, imifuka irashonye, n'ibindi birahambiriye, kandi ikirindiriye kuba mu gutwikwa. Reka mbabwire ibintu biri kubera ku bantu bari mu isi, tugiye kubwirwa n'umuhanuzi Yesaya igice cya 24 umurongo wa 13. Umuhanuzi Yesaya igice cya 24 umurongo wa 13 yaravuze ngo abatuye isi bagiye kumera nk'umutini unyeganyejwe. Umutini ugize ute? Ni mukuru ishusho y'igiti kirimo imbuto zeze. Mwitegereze umunyembaraga gihagaze munsi, ari kugicugusa, ari kucyishenyeza, ari kugira ngo imbuto zeze zive ku giti. Ubu abatuye isi mu isarura bagiye kumera nk'umutini ugize ute? Unyeganyejwe. Reka dusoze uyu mwanya tugiye mu byahishura mu gice cya 14, maze tuganire ku magambo ari ku guhera ku murongo wa 14. Ikintu cyitwa isarura abantu bajye bakigiraho amakuru, hatazabamo gukererwa. Abantu bigira ngo ni ibya kera, kandi icyo gikorwa cyaratangiye. Amasaka ariho ni kwa mu kigega, niba bari kuyihambira kandi gikurikira ari ugutwika. Isi ubu ngubu bimeze n'umutini ugize ute? Unyeganyejwe. Byashuwe igice cya 14 harimo ibisarurwa. Twebwe tugiye guhera ku murongo wa 14. Iyi nkuru niba hari inkuru imbabazi, ni inkuru yo mu byahishura 14 umurongo wa 14. Ibisarurwa ingahe? Uhagaze hejuru ku gicu, usa n'umwana w'intama
cyane. Haleluya. Ndashimira Imana ko ari marayika warinze umuntu w'Imana, umuntu wese agimugezeho akawakira neza, imbuto z'ijambo ry'Imana zimugeraho, yemera kumera, yemera kubyara ubwa kabiri, imbuto z'uburugarama, ndetse abamidiyani n'abamaleki baje kubisiribanga, urwo rubuto rurarokoka rwigira imbere, rugera igihe cy'imigengararo, arwana n'ibigaragara inyuma arabinesha, biza kugera mu gihe cyo kurabya, arwana n'ibyaha byo mu mutima bimaramo, arakomeza arihuta, agera igihe cyo kwera, maze barayigura imizahamagara Yesu uri mu ijuru atunga mubwire, wa muntu wampaye kurinda, imbuto zagezemo, zarakuze, zareze, bigeze igihe cy'isarura, izina ry'Uwiteka Imana ririhimbazwe. Uyu mumarayika azanezerewe ari kubwira Yesu ati, ubutumwa bwose yabwakiraga neza, icyo ijambo ry'Imana ryavugaga yahitaga gishyira mu bikorwa. Ni igisarurwa cyiza, ni mu mutware, ni mu musarure, maze Yesu asarura icyo gisarurwa, izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro. Ariko undi mumarayika wa kabiri, niba hari inkuru yambaje iyi ngiyi, yabanye nawe guhera mu buhinja nyina mubyara, yarinzwe urupfu rutwara abana bari munsi y'imyaka 5, yarwaye indwara akaziki, yarakoze impanuka akazirokoka, yarageze ahantu amateraniro y'ivugabutumwa bere, ukuri kwarakomanze ku mutima w'igihe kirekire, marayika akamurinda aryamye, ibinyenzi ntibyinjire mu mazuru, marayika akamurinda agenda, ibimuhize byose akabicisha ku ruhande, yarafumbiwe ntacyo yigeze abura. Ariko igihe kiragera, marayika aturuka mu muriro, araza ahamagara undi wari uri hejuru, aramubwira ati, ohereza umuhoro uca amahuro, numara guca amahuro uyajugunye mu muvure w'umujinya w'Imana. Uriya marayika yaramaye, warariye ibijumba n'ibishyimbo, waragenze n'amaguru na moto n'imodoka, warakorewe icyo ijuru ryagombaga gukora cyose, ariko buri gihe marayika wajya kuryama akaba atuye umunyago wasinziriye ntakanguke, ibyo byazasoza agahora akibazaho, yakureba ugenda, yabona ibintu bigiye kuba mu nzira ugiye kunyura akagucisha ku ruhande, ihari kugutwara ijyana abagenzi bagenzi urwanya, ikamusiga ikagutaho mu mujinya ugasigara wivovota. Ariko marayika yavuze ati, oya, yica muri iyo nzira yatahwa, dore ibyaha by'itugatugira mu mutima we, yarakomeje kukuyakuya, yarakomeje kukurinda. Igihe kiragera ararambirwa, abona uhagaze hejuru, maze aragutanga aravuga ati, ubamubwire, uwo hasi avugana n'uwo hejuru ati, ohereza umuhoro uca amahundo, ujugunye mu muvure, wegereshe umujinya wa uziribangu ukandagire, maze mw'iyo mirongo tukasanga mbega imivu y'amaraso. Barabanye na marayika kuva bakivuka bagera imyaka 80, baranze kwihana. Barinzwe na marayika bageze imyaka 50, baranze kwihana. Umusaruro w'Imana, ariko bigusaba guhataniramo. Ubwo hari umumarayika ugiye kuba anezerewe yishimye, abwira Yesu ati, ni igisarurwa cyiza, gisarure ugishyire mu bigo, ibyo wamutegetse gukora abishoje neza, ashoje urugendo rwe neza. Bigusaba data twese abari muri uru rusengero muri aya mama babisarurwa byiza by'Imana. Umurimo w'Umwuka Wera ukomeze ukorere mu mitima yacu, biduteze intambwe ikimera kinyuramo, maze bizagera igihe cy'isarura ari amahundo meza, ageze igihe cyo kubikwa umusaruro mwiza wa mbere w'Uwiteka ahabwa icyubahiro. Rero ahantu hose waba ugeze ntiwirare, ntugire ute? Ntiwirare, nk'intare ziragwa, n'urugarama ziragwa, n'imigengararo ziragwa, mu gihe cyo kurabya ziragwa. Hari igihe umuhinzi ajya gusarura agasanga ibyakabaye amasaka byabaye urugombyi. Urugombyi bari hano bararuzi, cyarabumbuye, nyirabyo baragiraga ngo nacyo kizazaho amasaka, ariko mu gihe cyo kubumbura basangamo ibintu by'ivu bitumuka, naho ngaho zikaba. Imana iturinde kugwa mu nzira izadushoboze gusoza neza urugendo rwacu, duhinduke umusaruro mwiza w'Imana, tuzabe mu ijuru twaganire ku mugoroba
ushize. Imana ikomeze ikorane